Muraho neza abakunzi bacu baradukurikira umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV. Atatuje gukosora ikizame kiba kimaze gukorwa kugira ngo turusheho ko n'imyitozo ihagije kugira ngo nitugerwaho tuzatsinde ku manota hejuru kandi bitatugoye. Ese nuko ari kitwa tuje gukosora kino kizame kiba kimaze gukorwa nukubera ko ibibazo biragaruka. Wakosora kino kizame kimwe kimaze gukorwa wagerwaho mu kizame cyawe ukabona ibibazo 9 biragarutse by'mwe kino kizame kimwe umaze gukosora ukabona ibibazo 10 biragarutse. Rero kugira ngo ugerweho ukore rimwe ututsindi ikintu busabwa nukora kugiye kino kizame kiba kimaze gukorwa akagikosora kugira ngo ujye uhita ukibonera ku gihe. Mbere yuko ureba iyi video ujyaho hasi asa umukara ndetse ngo subscribe ukahakanda. Iyo umaze gukora ikintu cyose kizeho ni icyatuma ujya mu kizame ugakora rimwe ugahita utsinda ujya urahita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizame kiba kimaze gukorwa ari icyambere yaba aya masomo ngenda bashyiriraho agenda bafasha kumva neza bino bibazo biba byabajijwe byaba bino bibazo nkunda gupostinga biba biri gukunda kuza mu kizame. Rero kanda subscribe hasi kugira ngo ninjye mbishyiraho ujye uhita ubibonera ku gihe utarindiye ko bagenzi bawe bagusharinga linki. Kandi nawe ifite smartphone ushaka code twandike cyangwa duhamagare ni kuri 0788351626 tubwira kare ushaka gukoreramo itariki ushaka n'isaha ushaka tugufashe ko na code mu gihe gitoya aho wabrose mu gihugu. Ukeneye kwiga uri kureba bitakunda guze twigane mu ishuri cyangwa se uri hafi ariko ufite akazi katakunda guze twigane mu ishuri turakwigisha mu buryo bwa online aho duha amasaha uboneka ku munsi akunogeye. Ayo masaha yageze turaboneka tuba dufite amasomo ateguye neza imyitozo myinshi tugendeye kuri bino bibazo bikunda kuza cyane twakwigishwa zakora rimwe ugahita utsinda. Rero ni mutwari cyangwa duhamagare ni kuri 0789351626. Iyo nimero ushobora kuyikoresha ukeneye ko tuza tukakwigisha mudasobwa. Iyo nimero ushobora kuyikoresha ukeneye ko tuza tukaguhugura warigishije ariko ukeneye ko tuza tukaguhugura umunsi umwe cyangwa 2 turi kumwe. Iyo nimero ushobora kuyikoresha ukeneye ko tukuzanira igitabo iyo uri mu mujyi wa Kigali tukikusangisha iwawe. Rero ni mutwari cyangwa duhamagare kuri 0789351626. Ibyo byose tubafashemo. Ndakeka ko amaze gufata agapapuro, ndakeka ko wamaze gufata agakaramu, ndizera ko wamaze gukanda subscribe hasi. Reka dutangiye n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo ugeze mu isangano ry'umuhanda aho usanga ibimenyetso bimurika bidakora wakora iki igihe umukozi ubifitiye ububasha guhaye iki kimenyetso ugeze hari ahaba ari ibimenyetso bimurika bikoresha amatara 3 ariyo umutuku umuhondo n'icyatsi ugasanga ntabwo biri gukora ariko ukahasanga umukozi ubifitiye ububasha abafite ibimuranga ashobora gukora mu polisi cyangwa ari abakorera bushake ariko abafite ibibaranga akaguha kino kimenyetso uba wakora iki? Hano ibisubizo bine baduhitamo kimwe cyo kuri ucyandike ku gapapuro aho ukati ibumoso gusa be ukati iburyo gusa ugakomeza imbere se guhagarara ku murongo wo guhagarara umwanya muto mu gihe kuri de bari kutubwira ngo komeza imbere gusa. Ese hano urabona iso kuri cyanya cyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye tigereze neza usubizanye ubwitonzi igiso cy'ukuru cyandike ku gapapuro. Ndakeka ko iso cy'ukuru amaze kugihitamo ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni se guhagarara ku murongo wo guhagarara umwanya muto. Kubera iki? Kubera ko akenshi hano hari ibintu bimenyetso bimurika hakunda kuba hahuriye imihanda myinshi ijya mu byerekezo bitandukanye. Rero bino bimenyetso bimurika iyo bitari gukora biba ngombwa ko haza umukozi ubifitiye ububasha akayagwa kino kimenyetso ukaba uhagaze hari abandi yemereye baba bari gutambuka. Rero iyo agwaye kino kimenyetso umenya ko ugomba guhita uhagarara ku murongo wo guhagarara umwanya muto hashira kanya gato nawe akakwemerera. Ndakeka ko waramusamo se ndizera ko waramusikandika ku papuro tari wahisemo ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo umurongo ucagaguye uvuga ko buri muyobozi abujijwe kurenga uretse mu gihe uriya murongo uburombereje hagati mu muhanda iyo ucagaguye hari icyo usobanuye iyo udacagaguye hari icyo usobanuye. None ari kutubwira ngo iyo ucagaguye uvuga ko umuyobozi abujijwe kurenga uretse mu gihe yari arangwa agomba kunyura ku kindi kinyabiziga bega ngo gukatira ibumoso se guhindura cyangwa kujya mu kindi gice cy'umuhanda
mu gihe kuri de bari kutubwira ngo ibisubizo byose nibyo. Niba ari bwo bwa mbere dukusanya ikizame, iyo bavuze ngo ibisubizo byose nibyo, bashatse kuvuga ngo A ikaba ari igiso cy'ukuri, B ikaba ari igiso cy'ukuri, ndetse na C ikaba ari igiso cya nyacyo. Hano urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari iki? Mwa bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza. Ndakeka ko wamaze kugitamo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku papuro. Igiso cy'ukuri nta kindi ni D, ibisubizo byose nibyo. A ni igiso cy'ukuri, B ni igiso cy'ukuri, ndetse na C ni igiso cya nyacyo. Ni ukuvuga ngo uriya murongo urombereje hagati mu muhanda, iyo ucagaguye uba wanyura ku kindi kinyabiziga. Uba ushobora kuba wakatira ibumoso, uba ushobora no guhindura cyangwa kujya mu kindi gice cy'umuhanda. Niyo mpamvu duhisemo D, niyo mpamvu tuyanditse ku gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya gatatu, kirabaza ngo igihe umuyobozi w'ikinyabiziga atwaye mu muhanda urombereje ibice byinshi agomba kugera mu kihe gice cy'umuhanda? Ese uri umuyobozi w'ikinyabiziga, utwaye imodoka cyangwa utwaye ikinyabiziga runaka mu muhanda urombereje ibice byinshi, ese ugomba kugenda mu kihe gice cy'umuhanda? Hano hari ibisubizo bine baduhaye, hitamo kimwe cy'ukuri cyandike ku gapapuro. Aho kugendera mu gice icyo ari cyo cyose kirimo ibinyabiziga bike, cyaba icy'iburyo cyaba icy'ibumoso, ukareba ikirimo ibinyabiziga bike akaba ari cyo ugenderamo. Mbega ngo kugenda mu gice cy'ibumoso kiretse ushaka gusohokera iburyo. Seka ngo kugenda mu gice cy'iburyo bw'umuhanda kiretse ushaka kunyuranaho. Mu gihe kuri de bari kutubwira ngo ntago twara mu ruhande rw'iburyo bw'umuhanda kuko hagenewe imodoka ziremereye n'imodoka nini zitwara abantu. Ese hano urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri wamaze kugitamo, ndizera ko igiso cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Igiso cy'ukuri nta kindi ni C, kugenda mu gice cy'iburyo bw'umuhanda kiretse ushaka kunyuranaho. Murabizi ukinjira mu muhanda uhita ukoresha uruhande rw'iburyo, ariko iyo ushaka kunyuranaho murabizi tunyuranaho dukoresheje uruhande rw'ibumoso. Ndakeka ko waramutse utamo C, ndizera ko waramutse ukandika ku papuro. Mbibutsa ko kode ziri kuboneka aho waba hose mu gihugu. Fata telefone yawe twandike cyangwa uduhamagare, ni kuri 078835 16 26, tugufashe ko na kode nziza, tuguhe n'imyitozo kuko tuba tubonye ko hari umunyeshuri wacu uri kwitegura gukora ikintu cyose cyagufasha, tukajya turakiguhera ku gihe. Ukeneye kwiga byaroroshye, murabizi turi mu isi y'ikoranabuhanga n'inama zisigaye ziba mu buryo bwa online. Tuguha linki ukayikandaho, tukaguha uburenganzira bwo kureba ikintu twashyize muri mudasobwa yacu, ukajya urakibona muri telefoni yawe, tuvugana ibintu nabibona. N'ubundi ni nk'aho tuba twicaranye aho waba hose mu gihugu. Rero turakwigisha mu gihe gito, ukagenda ugakora rimwe ugahita utsinda. Nimutwandike cyangwa muduhamagare, ni kuri 078835 16 26. Ibyo byose tubafashemo. Ikibazo cya kane kikabaza ngo icyapa gikurikira kivuze iki? Icyapa gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, ubuso bw'ubururu bucishemo umurongo utukura ubereretse. Kikaba kivuze iki mu byapa byo ku mihanda? A ngo ntihanyurwa, B birabujwe guhagarara umwanya munini, C umuvuduko utarengeje. Mu gihe kuri de bari kuvuga ngo inzira y'abanyeshuri. Hano urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri wamaze kugitamo, ndizera ko igiso cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni B, birabujwe guhagarara umwanya munini. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza. Unabyumva mu gisubizo ugahita umenya ko kibuza. Birabujwe guhagarara umwanya munini, ibyapa bibuza. Murabizi tugira amoko atanu y'ibyapa byo ku mihanda: ibyapa biburira, ibyapa byo gutambuka mbere, ibyapa bibuza, ibyapa bitegeka, n'ibyapa biranga. Rero subira kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV, urebe iyo video y'amoko atanu y'ibyapa byo ku mihanda, uramara kuyireba nta kibazo cyerekeye ku byapa cyakugora. Iki cyo kira mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza, kivuga ngo birabujwe guhagarara umwanya munini. Iyo ukibonye aho hantu ntuba wahagarara umwanya munini. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo umuyobozi w'ikinyabiziga yakora iki igihe ageze aho banyura bazengurutse? Muhita mu ndimi z'amahanga ngo ni kuri rompuwe. Ese ugeze kuri rompuwe uri umuyobozi w'ikinyabiziga uba wakora iki? Uba wakwitwara ute? Hano hari ibisubizo bine baduhitamo kimwe cy'ukuri cyandike ku gapapuro. Aho utangiza ku binyabiziga byamaze kwinjira aho banyura bazenguruka. B ngo utangiza ku binyabiziga biremereye gusa. C ngo utangiza gusa niba uri mu nzira ya kabiri n'iya gatatu isohoka. Mu gihe kuri de bari kutubwira ngo komeza kuko abandi bayobozi b'ibinyabiziga bagomba kuguha inzira ugakomeza. Ese hano ukabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi.
ndakeka ko isoki kuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko isoki cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Iyo ugeze hari abanyura bazengurutse, ikintu uba ugomba gukora hano isoki kuri nta kindi ni tanga inzira ku binyabiziga byamaze kwinjira aho banyura bazenguruka. Murabizi iyo tugeze hari abanyura bazenguruka twinjira mu ruhande rwahe, ese n'urw'iburyo cyangwa n'urw'ibumoso? Icyerekezo cyose uturukamo uhita winjirira iburyo. Rero utanga inzira ku binyabiziga byamaze kwinjira aho banyura bazenguruka ni biriya biba biri ibumoso bwawe. Ndakeka ko waramutamo ndizera ko waramutse ukandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikira ni ikibazo cya 6 kirabaza ngo ibinyabiziga bikoreshwa nka tagisi bitegereza abantu mu nzira nyabagendwa bishobora gushyirwaho itara ryerekana ko ikinyabiziga kitakodeshejwe. Iryo tara rishyirwaho ku buryo bukurikira berekana ko ikinyabiziga kitakodeshejwe. Ese iryo tara rishyirwaho ku buhe buryo? Hano hari ibisubizo 4 baduhaye. Ngo ni itara y'icyatsi rishyirwa imbere ku kinyabiziga, ngo ni itara y'icyatsi rishyirwa ibumoso, se ngo ni itara ry'umuhondo rishyirwa inyuma. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo A na C ni ibisubizo by'ukuri, ubwo A ikaba ari igisozi cy'ukuri ndetse na C ikaba ari igisubizo cya nyacyo. Wowe hano urabona igisozi cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo 4 baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, igisozi cy'ukuri cyandike ku papuro. Ndakeka ko igisozi cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndizera ko igisozi cya nyacyo amaze kucyandika ku papuro. Igisozi cy'ukuri nta kindi ni A, ni itara ry'icyatsi rishyirwa imbere ku kinyabiziga berekana ko kitakodeshejwe. Turahisemo ndizera ko nikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Murabizi intego yacu no gukora rimwe nka Rwanda Driving College TV. Mwibutsa gukanda subscribe hasi kugira ngo ikintu cyose nkizeho ni icyatuma ujya mu kizamu ugakora rimwe wahita utsinda, ujye uhita ukibonera ku gihe. Cyane cyane kino kizame kiba kimaze gukorwa ari icyambere, ujye uhita ukibonera ku gihe. Ukanda subscribe hasi waba uvuye gukora wabona utsinze, ugafata zino video ukazisharinga ku nshuti zawe kugira ngo nabo baze twigane dukore rimwe duhite dutsinda. Murabizi niyo ntego yacu. Ikibazo cya 7 kikabaza ngo icyapa kivuga iki? Icyapa gifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu, ibirango by'umweru bicishemo umurongo utukura. Icyapa kivuga iki rero mu byapa byo ku mihanda? Hano hari ibisubizo 4 baduhitamo kimwe cy'ukuri. Ngo umuvuduko ntarengwa kilometero 30 mu isaha. B, iherezo ry'umuvuduko muke ntarengwa utegetswe. C, ngo iherezo ry'umuvuduko muto utegetswe. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo umuvuduko uri hejuru kilometero 30 mu isaha. Mbibutsa ko ibintu bya kilometero runaka mu isaha ikinyabiziga cyose kigenda gifite moteri ufite ahantu uri kujya urebera umuvuduko uri kujya ugenderaho mu isaha. Ntuzabigireho ikibazo. Kino cyapa kikaba gisobanura iki? Ndakeka ko isoki kuri amaze kugihitamo. Ndizera ko isoki cya nyacyo amaze kucyandika ku papuro. Isoki kuri nta kindi ni B, iherezo ry'umuvuduko muke ntarengwa utegetswe. Mbere uba wabonye kino cyapa kidacishemo umurongo utukura kikubwira ko umuvuduko muto uragenderaho araba ari uwo nguwo uri mu kirango. Ubwo hano iyo harimo 30 ubwo ari kilometero 30 mu isaha, ariko ntabwo buri gihe ahoramo 30. Ushaka gushyiramo 50, ushaka gushyiramo 40 bitewe n'aho hantu ugeze. Rero iyo ubonye kino gishijemo umurongo ubugeze ahantu hari iherezo ry'umuvuduko muke ntarengwa bari bagutegetse mbere. Kino cyapa kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bitegeka. Nkuko nakubwiye tugira amoko 5 y'ibyapa byo ku mihanda. Ni byiza ko wasubira ku YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV ukareba iyo video y'amoko 5 y'ibyapa byo ku mihanda. Wabona utari kuyibona ukanyandikira kuri WhatsApp nkayigwa mu gihe kitarenze iminota 2. Ni kuri 089 35 16 nizo video zindi zose z'amasomo nagiye mbashyiraho. Ubonye utari kuzibona uranyandikira nkaziguha. Ikibazo cya 8 kikabaza ngo ni iki muri ibi wakwirinda mu gihe ushaka kunyuranaho? Ubonye ko umuyobozi ukuri imbere ari kugenda gahoro kandi ugeze ahantu byemewe kuba wanyuranaho. Ese ni iki wakwirinda mu gihe ushaka kunyuranaho? Ngo nyuma y'ikona ugategereza kubona uburyo bwo kunyuranaho. Bengo mu muhanda w'icyerekezo kimwe. Mbibutsa ko umuhanda w'icyerekezo kimwe ni wa muhanda wamaze kwinjiramo ntabwo wemererwa gukata ngo usubire inyuma, ukomeza imbere. Niyo mpamvu bahita ngo n'uw'icyerekezo kimwe. Se ngo aho tugomba kurenza ibirometero 30 mu isaha. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo ugeze mu muhanda utaringaniye neza. Hano urabona isoki kuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo 4 baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko isoki kuri amaze kugihitamo. Ndizera ko isoki cya nyacyo amaze kucyandika ku papuro. Isoki kuri nta kindi ni A, nyuma y'ikona ugategereza kubona uburyo bwo kunyuranaho. Murabizi ntihwanyuranaho uri mu ikona
kunyuranaho mwikona no kwiteza ibyago, kubera ko mwikona hari intera runaka utari kurebamo imbere yawe. Birashoboka ko hari ikindi gikamyo cyaje, kubera ko ari mwikona wowe utari kureba imbere neza, bigahita mugongana. Ibyo byago barimo nibyo kubura ubuzima, muba mugomba kwitonda. Nyuma y'ikona ugategereza kubona uburyo bwo kunyuranaho, ukirinda kunyuranaho mwikona. Ndakeka ko waramutamo A, ndizera ko waramutse yandika ku papuro. Ikibazo cya 9 kikabaza ngo ni iki wakora mu gihe usanze mu bimenyetso bimurika harimo ibara ry'umuhondo. Murabizi bikoresha amatara 3: umuhondo, umutuku, icyatsi. Rero usanzemo umuhondo uri umuyobozi w'ikinyabiziga, ese ugomba gukora iki? Hano ibisubizo bine baduhitamo kimwe. A ngo kongera umuvuduko, B kugumana umuvuduko wariho, C ngo kwitegura guhagarara mu gihe kuri D bari kuvuga ngo gufata feri cyane. Hano urabona isomo kuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, na video y'ibimenyetso bimurika namaze kubibakorera iri kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV. Ndakeka ko isomo kuri amaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro mu gihe usanze harimo umuhondo. Hano iso kuri nta kindi ni se kwitegura guhagarara. Witegura guhagarara kubera ko ubundi haka icyatsi ibinyabiziga bikagenda, hakaka umuhondo kugira ngo ibyamaze kwinjiramo bihite bikomeza bimaze bivemo biba bitatangira ikindi kinyabiziga, hagahita haka umutuku. Rero mu gihe usanze harimo umuhondo witegura guhagarara kubera ko biba bigiye kuhita biva mu muhondo bijya mu mutuku. Ndakeka ko waramuzwamo se, ndizera ko waramuzwe yandika ku gapapuro. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo amatara maremare y'ikinyabiziga agomba kutamurika mu bihe bikurikira. Ese amatara maremare y'ikinyabiziga cyawe agomba kutamurika mu bihe bihe? Hano ibisubizo bine baduhaye. A rero ngo iyo umuhanda umurikiwe umuyobozi abasha kureba muri metero 200. B ngo iyo ikinyabiziga kigiye kubisikana n'ikindi. C ngo iyo ari mu nsisiro, mu gihe kuri D bari kuvuga ngo ibisubizo byose nibyo. Hano urabona isomo kuri cyanya cyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, isomo kuri cyandike ku papuro. Ndakeka ko isomo kuri amaze kugitamo, ndakeka ko amaze kucyandika ku papuro. Isomo kuri nta kindi ni B, iyo ikinyabiziga kigiye kubisikana n'ikindi. Amatara maremare y'ikinyabiziga cyawe uzajya uyazimya mu gihe ikinyabiziga cyawe kigiye kubisikana n'ibindi, kugira ngo urumuri rw'ikinyabiziga cyawe rudahumisha undi muyobozi w'ikinyabiziga uza gusanga, bigatuma atareba imbere neza, bikaba byamuteza ibyago. Ibyo byago haba harimo n'ibyo kubura ubuzima, niyo mpamvu mugomba kwitonda. Ndakeka ko waramutse utamo B, ndizera ko waramutse yandika ku papuro. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo ubugari bwa romoroki ikuruwe n'igare cyangwa velomoteri ntiburenze ibipimo bikurikira. Ntiburenze ibihe bipimo? A ngo santimetero 25, B santimetero 125, C santimetero 45, mu gihe kuri D bari kuvuga ngo nta isomo kuri kirimo. Hano urabona isomo kuri cyanyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, igisubizo cy'ukuri ucyandike ku papuro kugira ngo uze kuramana turi buze kugira kuri 20. Ndakeka ko amaze kugitamo hano isomo kuri nta kindi ni D, nta isomo kuri kirimo. Ubugari bwa romoroki ikuruwe n'igare cyangwa velomoteri. Igare mukabona iri gukurura romoroki ntibibaho. Ndakeka ko waramutamo D, ndizera ko waramutse yandika ku papuro. Mbibutsa ko kode ziri kuboneka wabrose mu gihugu. Fata telefone yawe twandike cyangwa uduhamagare ni kuri 0789351626 tugufashe ko na kode mu gihe gitoya aho waba uri hose mu gihugu. Waba ukeneye kwiga tukwigisha mu buryo bwa online aho waba hose mu gihugu. Duha amasaha ubona aboneka ku munsi, nubwo waduha saa 6 z'ijoro turaboneka twakwigisha. Amasomo abahari, imyitozo myinshi bihari, ahasigaye twakwigishwa zakora rimwe guhita utsinda. Waba ukeneye ko tukwigisha mudasobwa katubwira tukaza twayikwigisha, ni mutwandike cyangwa muduhamagare ni kuri 0789351626. Ibyo byose tuyafashe. Mu kibazo cya 12 kikabaza ngo uburemere ntarengwa bwemewe nshobora kurenga 1/2 cy'uburemere bw'ikinyabiziga gikurura, nubwo umuyobozi kuri romoroki zikurikira. Kuzihe romoroki? Arango romoroki ifite feri y'urugendo, benga ngo romoroki idafite feri y'urugendo, se ngo romoroki itarenza kilograma 750, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta isomo cy'ukuri kirimo. Ubwo A ikaba atari isomo cy'ukuri, B ikaba atari isomo cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari isomo cyanyacyo. Hano muri isomo cy'ukuri cyanyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza. Ndakeka ko isomo cy'ukuri amaze kugitamo,
ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro n'iso cy'ukuri nta kindi ni B romoro kidafite feri y'urugendo. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo ibinyabiziga bifite ubugari bufite ibipimo bikurikiye bigomba kugira amatara ndangaburumbarare. Ibihe bipimo? Hano ibisubizo bine baduhahitamo kimwe cy'ukuri. A ngo metero 2 na santimetero 10, B ngo metero 2 na santimetero 50, C ngo metero 3 z'ubugari, mu gihe kuri D bari kutuga ngo metero 2. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Ibinyabiziga bifite ubugari bufite ibipimo bikurikira bigomba kugira amatara ndangaburumbarare. Ibihe bipimo hano iso cy'ukuri nta kindi ni A metero 2 na santimetero 10. Utari wahisemo rero A, ndizera ko nikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo ni cye cyapa kinyemerera gutambuka mbere mu masangano y'umuhanda. Ese ni cye kikwemera gutambuka mbere mu masangano y'umuhanda mwa bino byapa bitatu? Tegereza neza icyapa B3 gifite ishusho ya mpande enye, umuzenguruko w'umweru, ubuso bw'umuhondo, nta kirango. Urebe icyapa A2 gifite ishusho ya mpande 3, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Urebe icyapa A20 gifite ishusho ya mpande 3, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara. None ni cye kikwemera gutambuka mbere mu masangano y'umuhanda ugezemo? N'ubundi hasi nibyo bakubajije. Arangwa icyapa B3, ndakeka ko kino cyapa B3 muri kukibona. Bengu icyapa A2 kino kiri hagati, ndakeka ko nacyo muri kukibona. Se ngo icyapa A20, ndakeka ko nacyo muri kukibona, cya kirimo ikirango gikoze nk'agakubo. Ndetse cya D ikatubwira ngo ibisubizo byose ni ukuri. Ubwo A ikaba ari iso cy'ukuri, B ikaba ari iso cy'ukuri, ndetse na C ikaba ari iso cyanyacyo. Uwe hano urabona iso cy'ukuri cyanyacyo rero ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugitamo, ndizera ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni A icyapa B3. Kino cyapa B3 kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda byo gutambuka mbere. Iyo ukibonye ufite uburenganzira bwo gutambuka mbere. Ndizera ko waramustamo A, ndizera ko uramuskandika ku gapapuro. Cyane wisemo, ndizera ko nikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Murabizi intego yacu no gukora rimwe tugahita dutsinda. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo za autobisi zigenewe gutwara abanyeshuri ishobora gushyirwaho amatara abiri asa n'icunga rishije amyatsa kugira ngo yerekane ko zihagaze no kwerekana ko bagomba kwitonda. Ayo matara yashyirwaho ku buryo bukurikira: abandi bagomba kwitonda, abandi bayobozi b'ibinyabiziga bari gukoresha umuhanda iyo autobisi irimo. Ayo matara yashyirwaho ku buye buryo rero? Ngo amatara birashyirwa inyuma, mbega ngo amatara birashyirwa imbere. Se ngo rimwe rishyirwa imbere irindi inyuma, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo B na C ni ibisubizo by'ukuri. B amatara birashyirwa imbere, na C rimwe rishyirwa imbere irindi inyuma, bikaba ari ibisubizo by'ukuri. Aho ni kuri D. Wowe hano urabona iso cy'ukuri cyanyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugitamo, ndizera ko iso cyanyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni C rimwe rishyirwa imbere irindi inyuma. Rimwe rigashyirwa imbere kugira ngo ibinyabiziga biturutse imbere bize kuyibona ko ihagaze bamenye ko bagomba kwitonda, irindi rigashyirwa inyuma kugira ngo n'abaturutse inyuma baze kumenya ko bagomba kwitonda. Niyo mpamvu rimwe rishyirwa imbere irindi inyuma. Ndakeka ko waramustamo C, ndizera ko waramuskandika ku gapapuro. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo mu gihe utwaye ikinyabiziga nijoro ucanye amatara maremare ugahura n'ikindi kinyabiziga giturutse mu kindi cyerekezo. Hano ibisubizo bine baduhahitamo kimwe cy'ukuri ucyandike ku gapapuro. Aho komeza ibumoso. B kuzimya ucana amatara maremare n'amagufi. C kuzimya amatara maremare kugeza ikindi kinyabiziga gitambutse, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta iso cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Umuyobozi w'ikinyabiziga uhuye n'ikindi kinyabiziga kiri kuza kigusanga, ucanye amatara maremare y'ikinyabiziga cyawe, ese ugomba kwitwara ute? Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko amaze kucyandika ku gapapuro. Hari iso cy'ukuri nta kindi ni C kuzimya amatara maremare kugeza ikindi kinyabiziga gitambutse, kugira ngo urumuri rw'ikinyabiziga utwaye rudatorosha undi muyobozi w'ikinyabiziga uza gusanga, bigatuma atareba imbere neza, bikaba byamuteza ibyago. Murabizi ibyo byago harimo n'ibyo kubura ubuzima. Niyo mpamvu mugomba kwitonda. Rero ugomba kuzimya amatara maremare kugeza ikindi kinyabiziga gitambutse. Ndakeka ko waramuzamo C, ndizera ko
waramutse ukandika ku papuro. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo igihe umuyobozi w'inyamaswa afite inyamaswa idatuje asaba ko ibinyabiziga bihagarara kugenda mu nzira nyabagendwa, ukabona umuntu ashoreye amatungo yajyanye wenda nko mu isoko ariko afite iri kumutana, agasaba ko ibinyabiziga bihagarara, umuyobozi w'ikinyabiziga ugomba kwitwara ute? Ngo umuyobozi w'ikinyabiziga agomba guhagarara, b umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kuvuza ihoni agakomeza, c umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko mu gihe kuri D bari kubwira ngo ibisubizo byose ni ukuri. A ikaba ari igisozi cy'ukuri, B ikaba ari igisozi cy'ukuri, ndetse na C ikaba ari igisozi cya nyacyo. Hano urabona igisozi cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Gereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisozi cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndiza igisozi cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Igisozi cy'ukuri nta kindi ni A. Umuyobozi w'ikinyabiziga agomba guhagarara, afite inyamaswa idatuje, inyamaswa nta bwenge igira, ugomba guhagarara akabanza akayikura mu muhanda ukabona gukomeza urugendo rwawe. Ndakeka ko rero waramutamo A. Ndizera ko waramutse ukandika ku papuro. Utari wahisemo ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Murabizi ibibazo biragaruka. Uramutse ugize ikibazo uri gukosora kino kizame, nyandikira cyangwa umpamagare kuri 0783351626 nkusobanurire serivisi yo gusobanura ikibazo cyose waba wagize. Iba ari ubuntu rero, mutware cyangwa muduhamagare mu gihe waba wagize ikibazo ukabura umuntu ugusobanura, cyangwa se hari ikindi kintu ushaka kumbaza kijyanye no gutwara ibinyabiziga. Rero ndakeka ko waramutse uhitamo igisozi cy'ukuri. Ndizera ko waramutse ukandika ku papuro. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo mbere y'uko unyura ku muyobozi w'ikinyabiziga cy'imitende ibiri ugomba gucana akaranga cyerekezo k'ibumoso. Hano ibisubizo bine baduhitamo kimwe. A ngo yego buri gihe, B yego igihe hari ikinyabiziga kinkurikiye, C yego iyo nkurikiwe n'ibindi binyabiziga by'imitende ibiri, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo oya nta na rimwe kunyura ku kinyabiziga by'imitende ibiri. Hano igisozi cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Gereze neza usubizanye ubwitonzi. Igisozi cy'ukuri cyandike ku papuro. Ndakeka ko igisozi cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndiza guso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Igisozi cy'ukuri nta kindi ni A. Yego buri gihe ubwo uko ugiye guca ku kinyabiziga cy'ibitende ibiri uba ugomba gucana akaranga cyerekezo k'ibumoso. Ndakeka ko waramutamo A. Ndizera ko waramutse ukandika ku papuro. Mbibutsa ko video y'amashusho yose abazwa mu kizame. Iyo video namaze kuyakorera kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV. Aya mashusho ameze gutya. Usubira kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV, urebe iyo video uramara kuyireba nta kibazo cyerekeye ku mashusho cyakugora. Murabizi ibyatuma mujya mu kizame ugakora rimwe mugahita mutsinda nibyo tubazanira. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo mu kinyabiziga cyacu bakinyuzeho mu zindi ndimi mu gihe ikinyabiziga cyacu bakidepashije. A iravuga ngo tugomba kugabanya umuvuduko, B tugomba kongera umuvuduko, C tugomba kongera umuvuduko n'ubwitonzi, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta kiso cy'ukuri kirimo. Ubwo A ikaba atari iso cy'ukuri, tugomba kugabanya umuvuduko, B ikaba atari iso cy'ukuri, tugomba kongera umuvuduko, ndetse na C ikaba atari iso cy'ukuri, tugomba kongera umuvuduko n'ubwitonzi. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko hano iso cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni A. Tugomba kugabanya umuvuduko. Mu gihe ikinyabiziga cyacu bakinyuzeho tuba tugomba kugabanya umuvuduko. Hari igihe umuntu akunyuzeho ukagira ngo yarakwibukije kuri kugenda gahoro, ugahita wongeza umuvuduko wagira ngo mugiye mu masiganwa, kandi we yagiye mu gihande cy'ibumoso. Murabizi kunyurana bikorerwa ibumoso, kandi yafashe igice cy'umuhanda kitari icye. Rero nawe ugahita umwima inzira ugakomeza ukagenda ku muvuduko wo hejuru. Ugomba guhita ugabanya umuvuduko kugira ngo akunyureho ahita agaruka iburyo adateje ibyago abandi bayobozi. Uba ugomba kugabanya umuvuduko cyangwa ugakomezanya umuvuduko wari ufite. Hari ikindi kibazo bazabaza bakavuga ngo tugomba gukomezanya umuvuduko twari dufite, uzagihitemo. Niba ngo tugomba kugabanya umuvuduko nacyo gihitemo. Uba ugomba kugabanya umuvuduko cyangwa se ugakomezanya umuvuduko wari ufite. Ndakeka ko hano waramusamo A. Ndizera ko wanusukandika ku papuro. Ikibazo cya 20 nacyo cya nyuma cyabajwe uyu munsi kirabaza ngo ntibyemewe gukoresha telefoni. Telefoni ko twaziguriye nitwemere kuzikoresha he? A ngo mu biro bya leta, B mu biro bya polisi, C igihe twaye ikinyabiziga. Mu gihe kuri direct ngo ibisubizo byose ni ukuri. Ese ntibyemewe gukoresha telefoni ryari?
tegereze neza usubizanye ubwitonzi, igisubizo cy'ukuri cyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugera kuri 20. Ntibyemewe gukoresha telefoni. Ndakeka ko wamaze gutema igisozo cy'ukuri, ndisakuso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro, hano igisozo cy'ukuri nta kindi ni se igihe utwaye ikinyabiziga. Mu biro bya leta aho murabizi hari na serivisi nyinshi dusaba, tukabahamagara bakatwitaba kandi bakaziduha. Mu biro bya polisi murabizi ni impanuka yabaye ugomba guhamagara rimwe kabiri ukamenyesha impanuka. Rero igihe utwaye ikinyabiziga ntiba byemewe gukoresha telefoni ko biba byaguteza ibyago. Ibyo byago haba harimo n'ibyo kubura ubuzima, niyo mpamvu ugomba kwitonda. Ndizera ko kino kizame dukosora ari ikintu kigufashije. Kanda subscribe hasi kugira ngo ikintu cyose nkizeho ujye uhita ukibonera ku gihe, kuko ni icyatuma ujya mu kizamu ugakora rimwe ugahita utsinda. Ukeneye kwiga twandike cyangwa uduhamagare utubwire uburyo ushaka kwigamo. Ushaka kwiga turi kumwe cyangwa se uri kure cyangwa se uri hafi ufite akazi katakubona ngo uzaze twigane mu ishuri tukwigishe mu buryo bwa online, aho duha amasaha aboneka ku munsi akuno gihe ushaka. Iyo ageze turaboneka, tuba dufite amasomo ateguye neza, imyitozo myinshi tugendeye kwa bino bibazo bikunda kuza, twakwigisha ukazakora rimwe ugahita utsinda. Rero mutwandike cyangwa muduhamagare ni kuri 0789 ibyo byose tuyafashemo. Ukeneye noneho kwiga mudasobwa twandike cyangwa uduhamagare kuri izo nimero maze kubabwira, tuze tuyikwigishe. Noneho ukeneye ko tukuzanira igitabo kiri ku gihe cy'amategeko y'umuhanda, twandike cyangwa uduhamagare tukikuzanira iwawe. Uri mu mujyi wa Kigali tukigusangisha iwawe. Rero mutwandike cyangwa muduhamagare ni kuri 0789 ibyo byose tuyafashemo. Wibuka gukanda subscribe mu gihe uri kubona nta mikoro ufite yo kuza ngo tukwigishe. Ujye ubonera ku gihe kino kizame kiba kimaze gukorwa, ugikosore n'ugiramo ikibazo unyandike cyangwa umpamagare nkusobanurire. Serivisi yo gusobanurira iba ari ubuntu. Ndabakunda cyane, Imana ibamugisha, mugire ibihe byiza.